mani wande kubera mani sinzi cyuricho wanzanya kujya inko y'ibihumbi 15 baby washes life can you believe that na nagushije ukunda n'umusore w'imbwa uguze ibihumbi 15 ngukunda ngusohokana hano afite kugira ngo yavuge n'amandazi baby no hano se hatandukanye n'icyayi n'amandazi nyine tuvugisha ukuri ibihumbi 15 nibirutwa niyo wari bunjyane ara muri kantine nkajya udajya nishira reba ukuntu unzanye hano ngo kujya inkoko y'ibihumbi 15 n'ingusi gumane nawe mariki urimbwa nta kintu na kimwe ufite yego tudeye n'amafaranga afite ko anytime byakunda ibiki bikunda ndagumana nawe ngo nkore iki banyizera ko bizakunda uyu munsi ndakora iminsi yose nakurindira rero mfite nakurindira negereje ngo ndakwinjiza wese ufite ikibazo just no ko mukunda basi none reka mbanze mwereke wineza abantu banga batagira ngo nje nawe turaziranye okay ndasa nayo kundi ndashaka no kuyegera usa nabi gusa se ndibaza nawe gufata 15 kaza mutsoka nyana ubona nkwiye kugihumbi 15 ndabirya mwiki kana kabifite ndabirya mwiki Nesu ukunda nanjye gututa afite n'ubushobozi bwo konjyana ikintu kwa cyose ntabwo nakujyana ngo hano ubushobozi bafite nangomba ko nawe wayagujije ko none ko naragagaye ubu wagujije 10 nawe wabaguye ana iki nawe amusore basi kabisangire ngo basi bisangire iki bisangire ubwo reka mubwire kanywera stone ntuzongere kunkurikira unyibagirwe mu buzima bwawe ko gisa